hasi anyerera yitura hasi byo mwamuvuzeho mumwa yanyuze kuri BTN, yanyuze kuri TV1, yanyuze ku Gasaro, yanyuze kuri Yongwe TV. Ntabwo twakunyujiyeho ratasaba hano Yongwe TV turakwemera. Yanyuze ku mbuga zose arongo yicuyizani Aniko abantu Nyabarongo ni yicuyizani kuvuga iki banze vuga urumva Sabeje ndamukunda ariko Sabe ndamukunda ariko Sabe nawe urabizi ko ngukunda mazimisi wagira umukobwa irirwa muri social media gugiye nari indaya nakuyemo inda 7 ibazo ufite umukobwa akagerwa bago nakuyemo inda 7 nari indaya nararaga mbyina nasambanaga kumanywa nijoro Jioni narewo ibyo bintu kwivuga uri umukobwa ubwo se umusore wakwiteza ninde uzi ko hari ibintu abagore basajya bavuga abana babo babura abagabo cyangwa abagabo babivuga bambanye bakamushyira mu ntwari cyangwa bakamwandika mu bitabo by'abantu tuzibuka. Ninde muntu wabyariye iwabo bakamwandika mu bitabo akabanga uyu muzamu genze gutya yishe umuco yarasambanye byagenze gutya na gutya hari ibintu wakoze rero wihishe ukabikora wihishe ugatwara umugabo w'abandi kuko uyu muntu Theo umukobwa wa Theo afite imyaka irenga 20 Theo ashobora kuba afite umukobwa w'imyaka 20 none uyu mugore yagiye gusambana na Theo atazi ko Theo ari umugore w'umugabo yagiye gusambana na Theo atazi ko Theo ari umukozi w'Imana yagiye gusambana na Theo wumvise atazi ko agushije umukozi w'Imana ko yabikoze abishaka agarutse gutanga ubuhamya bw'iki ariko yavuze ko yamusambanyije akiri mu bujiji yamuteye inda akiri mu bujiji Theo yabyaye abana bose yaberetse umugore we mukuru n'abana barasurana umwana n'inkundi kwa Theo umwana n'inkundi kwa Theo kandi niba hari umurokore mwiza utanga amahoro ni umugore wa Theo niba hari umuntu wizera ko Theo atazongera gukora ibyaha byo gusambana ni umugore wa Theo niba ari umuntu wubaha umugabo ni umugore wa Theo niba ari umuntu wubaha umugore ni Theo yubaha umugore we mama w'abana nzajya kukimarira we si ikibazo cyabyihorera cyane ikibazo ibintu biba byararangiye hari ibintu tutagitekereza imikino y'abahazi hari imikino tutagikina hari amasiporo tutagikora kubera za rubaga impande ntabwo tugitera kufura byararangiye amavi yaragagaye ntabwo tukidunda umutwe wapi byararangiye hari ibintu bijegeramo ubwo sura yakumbwira ibintu nk'ibyo by'ibiki wifitiye ibibazo by'amashuri umuntu ari gutekereza uburyo abana biga za kaminuza buga ibintu biryoshye bizima umuntu akazana ibintu bizima uzi ko hari ikiganiro ukora nawe ukabona abantu ivugire showbiz ugasanga abantu bagushimye Joseph wavuze ibintu neza hari nibyo nkora ati yongwe ati dore uko gikanura ntabwo nzongera gukora ati dore uko kanura nashyushye neso we nagiye unyagiserera ejo bundi we ntiwanjugunyemo cameraman ejo bundi ntiyanjugunyemo ngo abantu bavuga ngo nkurumogi uzi ukuntu abantu banutse niko bavuga muri comment ariko njewe nzi kuri oya na comment ntacyo umukozi w'Imana ntaga nkurumogi The Vibe TV Gasaro TV umva wowe ndakwemera mukanya barashaka kuvuga ati ejo n'abanyana bandika ngo ariko se Gasaro ko tugukunda ngo yongwe akwanduje ibisazi bye ngakakanya nako kanya nuko bigenda iyo wikonegise ku amavuta aragukorera nawe amavuta uyagendamo akagukorera itangaza agahindura ibintu ubu n'abarwayi mu minsi mike uzatangira gusengera wirukane n'abadayimoni urye n'ituro ariko Imana izakurinde kujya imageragere mu izina rya Yesu I dig ni nona si byose ni nona ibintu byose ni nona hega buriya ibintu byose ni nona ako kaveste kanibone mwana narababwiye ku bintu bijyanye n'amaveste no kwambara sibyo ubundi je naguriye rimwe hashize imyaka 6 waguriye rimwe 6 ntabwo ndongera kugura n'umunsi umwe hari igihe igini ryapfuye hanyuma nanjye ngica umunsi umwe ndihamba umunsi umwe ndizika umunsi umwe nibura rizazuka iryo kwambara nabi ntabwo rizongera kuzuka
hari abadayimoni tutazongera kurwana nabo. Abadayimoni bavuga ngo turarya iki, turanywa iki, turishurira he abana amashuri. Abo bazimu barakubiswe. Tuzahora twambaye neza kuko Imana dusenga irashoboye. Urabangwa abantu b'Imana ntabwo bahora bicaye ku ntebe y'agasuzuguriro. Niba ari n'umuntu uri kumva iki kiganiro yicaye mu gisuzuguro igihe kinini, apfuka amasenge, wumvise? Apfuka amasenge hanyuma Imana igira ibintu ihindura. Nuko tumeze. Izina rya Yesu idigree dig. Ni nona kandi kubohoka ni nona no kwizera ni nona no gukora ibiganiro ni ntumva ko ijambo mwarifashe. Nabigiza nka n'iryo jambo ngo idigree dig ryaragiye bararifashe. Kuri bakuramo byagorana. Yego. Yongwe uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri iyi ngingo itandukanye n'izindi ngingo, ariko nabonye mu minsi yashize hari umudamu umwe waje. Ibi ndabikubaza muri cadre yuko uri umukozi w'Imana. Anzaniye umwana se? Oya. Kunteye ubwo. Ngiye kukubaza muri cadre nk'umukozi w'Imana. Kuko byanavugwaga ku mukozi w'Imana mugenzi wawe witwa Theo bose babireba. Umudamu aza gutanga ubuhamya avuga aho Imana yamukuye, ko yamugiriye neza, ikamuha n'urugo rwiza ameze neza, ari no mama pasteri kuri uyu munsi mu gihugu cy'Ubugande. Ariko avugamo ko yabyaranye n'ubundi na Theo bose babireba, arongera bivuga cyane ko n'ubundi yari yatanze ubuhamya ku isimbi avuga icyo kintu. Ariko ubona abantu benshi bamuteye amabuye. Atari ko si yuza ugashima Imana utazanyemo yuko wabyaranye na Theo bose babireba, cyane ko ari kwikorera nivuga butumwa bw'Ubugande ni nivuga butumwa bw'Ubugande. Yego. Atubwo umuzanye gute? Urashaka gusenya urugo rw'abandi nanone wewe ibyo bintu babyumva gute rero? Ni umukozi w'Imana mugenzi wawe, kaduheraho ubujajwa rero. Ubundi igikorwa cyo gusambana, yego, ni igikorwa kiba ahantu mu ibanga hagati y'abantu babiri mwapanze, mukajya muri geto cyangwa ukamusuriwe cyangwa mukajya mu karoge ahantu mukihezura, mugakora icyo gikorwa mwakuyeho telefone nta muntu ubizi. Ni ngombwa gukuraho telefone? Oya kame murumva nyine ntabwo mbizi, nkeka ko ntawe utanga itangazo ryaho yagiye. Yego. Kuko ntawe utanga itangazo ryaho yagiye n'umuntu telefone yayikuraho cyangwa se akayizimya. Yego. Niba umuntu mwarakundanye mu ibanga, hanyuma mugakundana mu ibanga, bivuga uwo mugore nawe ubu avuga ko ari mama pasteri, bivango yari umukristo. Icyo mubanze mu cyumve. Niba yari umupasteri icyo gihe, Theo nawe ari umuvuga butumwa, ubwo wagushije undi nindi. Ibyo byose ahubwo urumva tubonye Theo harana bati hari abapastoro bangushije. Oya ni mama pasteri uyu munsi, ariko so icyo gihe urumva ari mama pasteri wowe kameme. Niba atari mama pasteri yari evangelist, cyangwa yari umuhanuzi, cyangwa yari umuvuga butumwa. Noneho rero icyo wenda tunaharenge niba koko icyo kintu cyarabaye, akabaza intambara Theo yahuye nazo. Buriya iyo umugabo arinda kuza akicara kuri kamera akarira ati banyarwandakazi, bakristo, banyamahanga, abanzi mu Rwanda bari mu mahanga mu migabane yose y'isi, naraguye ndasaba imbabazi, nakoze icyaha, narasambanye, nahemukiye Imana, nanyweye inzoga, nasuzuguje Imana, agasaba imbabazi abakristo, abati ndasaba imbabazi madamu wanjye, ndasaba imbabazi abashumba, ndasaba imbabazi ababyeyi. Uriya mugore ntabwo yumvise Theo asaba imbabazi. Ninde ntabwo yabonye uburyo byagoye Theo gusaba imbabazi no kubyakira. Kugaruka kubivuga rero egare ubujajwa. Kandi yaravuga ibyo si impindura. Aho Imana yamukuye hari ibintu ntahindura. Egare ubujajwa. Ariko yashimye aba bagore baza bakavuga ngo barasambanye. Ibazo uri nk'umugore wanjye, ukaza ukicara kuri kamera nk'isimbi irebwa na miliyoni irenga, ngo warasambanye. Gusa kuza kuri kamera ukavuga ko wasambanye ni igicuruzwa. Ni igicuruzwa wacuruza abana bakarya. Ni igicuruzwa wacuruza ukagura ikiro cy'isukari. Ni igicuruzwa waranguza abantu nabo bakajya gucuruza. Je numva nibyo bintu bisigaye bintera iseseme.
abagore baza kurumva ngo ngiye ngo nasambanaga n'abagabo 5 ku munsi ngo iyo najyaga mu cyumba najyanaga n'abagore gabo 3 ngo nakuyemo indi ubwo bujajwa bwawe ubujajwa bw'aba bagore ndabuhaze ubujajwa bwabo ntabwo bukwiriye ababyeyi ministeri y'umuco nidufashe ribu nidufasha abagore baza ngo barasambanaga bakuraga ibi nibi bakuraga ibi aba bari kuyobya abanyarwanda bari kwica umuco gusambana ni mwibanga ubundi iyo wakoze ikibuza kukirata ninde muntu wasambanye bakamushyira mu ntwari cyangwa bakamwandika mu bitabo by'abantu tuzibuka ninde muntu wabyariye iwabo bakamwandika mu bitabo akabanga uyu muzamugenze gutya yishe umuco yarasambanye byagenze gutya na gutya hari ibintu wakoze rero wihishe ibintu wakoze wihishe ukabikora wihishe ugatwara umugabo w'abandi kuko uyu muntu Theo umukobwa wa Theo afite imyaka irenga 20 Theo ashobora kuba afite umukobwa w'imyaka 20 none uyu mugore yagiye gusambana na Theo atazi ko Theo ari umugore w'umugabo yagiye gusambana na Theo atazi ko Theo ari umukozi w'Imana yagiye gusambana na Theo wumvise atazi ko agushije umukozi w'Imana ko yabikoze abishaka agarutse gutanga ubuhamya bw'iki hako yavuze ko yamusambanyije akiri mu bujiji yamuteye inda akiri mu bujiji ubujiji buheze none ubu umukozi w'Imana ariko nshuti abantu umva reka nkubwire abantu bazajya bakora ibyaha mwibanga nibarangiza baze gucuruza ibyaha muri social media niba wakoze ibyaha mwibanga ugasambana uje gucuruza ibiki muri social media ibyo se ni ibyirato ubwo umuntu agorora ikibubu agorora ishati akora umusatsi akora inzara ngo naryamanye na Yongwe nako Yongwe ko numva birakanye ngo naryamanye na Yongwe ngo naryamanye na Theo nuzi mujya kuryamana kuba mwararyamanye hitiriye ni igicuruzwa se ni ikiranguza abantu baramubonye nawe kandi no mudamu mwiza ushima Imana niba ari mwiza hoya murebe kubwiza niyongereho n'ubwenge yagiye no muri sarara n'ubwiza niyongereho ubwenge n'ubwenge gusambana ni mwibanga no kwihana ni mwibanga umvise ariko ari nese y'ama pastor atari none suraza kuvuga iki ko waryamanye na naka wabyihuriye kandi wumva ari hanyuye ari mama pastor ubu urumva ibyo bintu bikora abanyamakuru mwagiserera abantu ibi babyumve jewe umudamu reka nkubwize ukuri none uko umudamu asa umudamu nk'uwo munyacyubahiro aje akambwira ibintu nk'ibi yakora ikiganiro ariko asohotse nakora editing nkagira ibyo nkuramo ubu ni rwo rwego ndiho nkagira ibyo nkuramo kugira ngo ndinde ubuhamya bw'uwo mudamu bw'abana nawe murinde n'ubwateumburire uretse gato icyambere cyo tugendana akantu ku kandi birashoboka ko uyu mudamu ari nawe wisabiye uriya munyamakuru ikiganiro sibyo sase icya kabiri birashoboka ko yashakaga kuvuga aho Imana yamukuye kuko avuga ko rwose bameze neza afite n'urugo rwiza ashima Imana none kubera icyo utakigisha abantu ko nyuma y'ibibazo nyuma yo guterwa inda uri umukobwa ushaka kwiyeba ariko nyuma Imana ikakugira neza ukabona umugabo ariko nshuti ega ibi nubwo wamponda urabizi ko nanze kunoga ibintu bya divorce mwaramponze nanze kunoga umvise Imana ntiyemera divorce diaspora iranuka abantu barantuka ibintu byitandukana ry'abagabo n'abagore sho umugore aravuze ngiye kurongora undi ngiye gushyingirwa n'undi ibyo navuze nubwo mwankubita umuhini sinzabihindura yego ibi nabyo rero umuntu w'umudamu aza muri social media ngo narasambanye ngo nabyaranye na naka nubwo uyu nguyu we wenda afite uburyo yabivuze uyu wenda nibura bifite hari uburyo yabivuze na wenda nabivuze asa nk'ushima Imana ariko bano baza ngo giye narindaya ngo ijya Dubayi ngo nkamara icyumweru ngo ndyamye muri hoteli ngo ngira gutya nagutya ngo naryamanaga n'abagabo 7 umva izo nshajwa z'abagore ubwo subuhamye n'ukwica society kusuhamya n'ukwica society wowe ugeze ku rwego uri gusengera umukwe n'umukazana urakicara kuri kamera ngo narasambanye wari ibintu sigaye mvuga kuri kamera nagera mu rugo Sandra aticara papa aticara dadi ntagabanya umuntu
usure ntazanye ikote noneho yego ndi gushaka umukwe ndi gusengera umukazana urabona umuntu ufite umukwe ugeze ku rwego yakagombye kuba afite umukwe abakobwa bawe babatereta nawe aho unyuze bakwita umubyeyi ugikure kuza kuri kamera si uwo ndi kuvuga niba abandi ndi kuvuga ubona banakuze cyane bafite n'abana bakuru ngo urumva ngo jewe ngo narasambanye ngo nabyaranye na naka ngo byagenze gutya na gutya ngo najyaga muri hoteli nkamara iminsi 7 ngo nkajya mu Bushinwa ngo nkajya Dubai ngo nkasambana n'Abashinwa ibyo bintu n'umwanda Imana itubabarira ibya kera hari ibintu Imana itubabarira tukabihisha Imana ikabikuraho natwe tukabyibagirwa ariko hari ubuhamya utanga abantu bagakizwa yego reka nkubwire Gasaro uzi iyo uhagaze mu materaniro utanga ubuhamya bw'uburyo wari indaya uri umugore mwiza kimwe cya kabiri cy'abantu wumvise kimwe cya kabiri cy'abagabo bicaye mu rusengero n'abasore babagiye ntibaba bari kumva ibyo uvuga icyo mvuze iri kucyumva uhagaze imbere y'abantu ukajya ubabwira ngo nari indaya je nari indaya byagendera gutya na gutya buri abantu benshi bakubona n'ubundi nk'uwabikora abantu bamwe bati ntago tubyumvisha uburyo ki umudamu ashobora kuza kandi ari mama pasteri akaba hari ibyo yavuga ndetse akavuga ko hari umuntu bigeze kuryamana akamutera inda ateje akagenda imbere y'abakristo akigisha ati kandi yasize umugabo mu rugo ati umugabo ntibishobora nawe kuba byamubabaza cyangwa se ibyo abagabo hari abagore baba barifatiye abagabo hari n'abagabo bifatiye abagore wumvise hari abagore bifatiye abagabo hari n'abagore bifatiye abagore ubwo se ari nkanjye babikoze nataha he umugore namukira bibiyana cyambwira ati caraha ati ubwo bushashwa bwa umuntu w'umugabo nkawe w'umubyeyi hega nshuti yanjye twiriranwa n'abanyamakuru mu kazi tukiriranwa n'abapastoro hari n'abatubona bati boss bamwe bakavuga ati boss araje abandi bati nyirakazi araje abandi bati bishop araje ariko iyo ngeze mu rugo umugore arambwira ati tuza gabanya umuvuduko genda umugore wawe ceceka gabanya umuvuduko wumve ninde suzumva ngabanya umuntu iyo ngeze mu rugo umugore se ni umukozi nkoresha umugore ni umukozi nkoresha umugore se ni umuntu nkubita ibirenge hasi akiruka jya mu buriri uryame umugore wanye umugore ni umugore ugira ngo jya mu buriri uryame iyo ugeze bagakugati mukangishije ko nahashye yambwira ngo nabana banjye nahahiye sibyo mukangishije ko naguze umwenda kera nkubwira akantu kwigeze kubaho sinshobora kukibagirwa navuye mu rugo shwanye n'umugore ngeze mu rugo mugurira costume y'ibihumbi 45 kandi twari dukenye icyo gihe 45 ni nka 450 ndagenda ndayizana mita nyirambika ku gita nyimuhereza yicaye muri salo nayo itayifata arayinjuguye arambwira ngo amakanzu usege nta maboko mfite yo kwigurira yitura hasi anyerera yitura hasi byo mwamuvuzeho mumwa yanyuze kuri BTN yanyuze kuri TV1 yanyuze ku Gasaro yanyuze kuri Yongwe TV ntabwo twakunyujiye ratasaba hano Yongwe TV turakwemera yanyuze ku mbuga zose z'abanyamakuru mu byandika nibigira gute sijye utaramunyujijeho gusa ntabwo amanyujije oya generaje ndavuga nti yaravuye kwigurira umukati ubwo bushashwa mu bumuku wari urimo se inde mu mugati hariya wari uhari nyine indese wari uri muri envelope uri jewe nabajije abantu bashinzwe kugenzura barakubwira ko nta mugabo ushinzwe kugenzura umugabo aho yari yagiye u Rwanda rwacu rufite umutekano umuntu ajya hashaka akarara hashaka gataha isaha ubwo bukamera rero abantu babunza umuntu yigende yajya no yigende ubwo nibwo namagana ubwo ababunza ubwo bukamera rero bameze nk'abaza kutubwira ngo baryamanye n'abagabo babagore babandi ubwo rero niba ugiye kuri Isimbi TV ni kuri bose babireba wagiye kuri Simbi uzanshakira umuntu wagiye kuri Simbi TV ku Isimbi TV atavuye muri salo Nishaka kujya ku Isimbi TV ugomba kubanza ukajya muri salo do kwafiri ugashaka inkweto ndende isa neza ukambara amaherena ateye neza ukiga gutereka amaso ugashaka ikibubu mwambaro uruti yindi wagiye rero kuzuba reka izuba rigucaneho ukajyaho bose bakubona niwajyaho bose bakubona rero nabo iriya kamera bayaguza amabuye aba yarayicometse afite abakozi bahembwa kandi ahemba amafaranga menshi reka bagushireho rero ntuze guhamagara ngo basibe basibe iki
ukabona iki kiganiro nabonye hari abandi bati ariko se bose babireba kuki ahora agarukwaho mumugarukaho kandi yaramaze gusaba imbabazi z'ubusambanyi bwe inzoga yanyoye ati mwamubona mwebwe mudashaka guteza imidugararo mu rugo rwe. Ubu muri iyi minsi turamutse dufite abakristo nka Theo bose babireba ijuru ryatuba hafi. Theo ni umugabo wabaye mu byaraza batije mu mbona buriya mvuga ngo iki nkubita uriya muziki ati jewe urwagwa nararunyweye mitsingi narazinyweye bareteta narayinyweye inzoga zose yasomyeho atabana narariye abagore biduhagire nariyeho atari kubungubu ndihanye mbaye icyaremwe gishya sinyira umunyabyaha bakristo ba deperi banyarwanda abakunda umuziki wanje abastari bagenzi banje Imana imbabarire namwe mu mbabarire kwihana nkuko wagukurahe muri iki gihugu kwihana nkuko wagukurahe mu bakristo arihana ajya kuri mikoro ajya imbere y'abakristo arihana arababarira yego kandi yihana abaturiya umugore nabyaye umwana hariya nariya nabyaranye umwana bazana abana aravuga ati nukuri rwose abana n'abanjye asaba imbabazi abana biwe asaba imbabazi society rubanda ibyo byose uziko byabaye ugaruze ngo nawe mwarabyaranye kuki utamuzanye se cyagihe ngo kibyimba kimenekere rimwe nimfa muzanyibuka nimfa muzanyibuka ururabyo rwanjye murume ni 0788 54 11 iri muri momo abandi bati ndikuvuga ngo nimfa bazanyibuka ukuri kwanjye nabazana abana bazane kare niba bahari niba ufita niba wiyaminiye ukavuga ko ufite umwana wa yongo jewe abana banje tuba dusa fotokopi sibyo kandi yongwe jewe Imana yamamagaye mbwiriza ubutumwa nishakira n'amafaranga kubera amateka iby'abagore ndabiyana urabihanisha kare bazazana ubwo bujajwe ngo baze kumena amavuta y'umukozi w'Imana kandi batarabazanye imbere inde ibintu utavuze mbere byihorire utavuze mbere byihorire abakecuru rero muri kugenda muzana ibintu bya kera mufite abuzukuru mufite abakazana nakazi kanyu mujye mumera inkuru nivugire abandi bati ibingibi bishobora kugira ingaruka ku rugo rwa Theo ati kuko hari abantu bashobora kwihangana ariko yahora abona umuntu abantu bagaruka atakaba yavuga ati uyu mugore we noneho ajate kandi Theo yabyaye abana bose yaberetse umugore we mukuru n'abana barasurana umwana n'inkundi kwa Theo umwana n'inkundi kwa Theo kandi niba hari umurokore mwiza utanga amahoro ni umugore wa Theo niba hari umuntu wizera ko Theo atazongera gukora ibyaha byo gusambana ni umugore wa Theo niba ari umuntu wubaha umugabo ni umugore wa Theo niba ari umuntu wubaha umugore ni Theo yubaha umugore we ubuntu bwa Yesu buhagije Theo yabaye nk'ibisutse ku gicaniro ntabwo akisiga imyanda yarakarabye yabaye mushya uyu mugore rero nawe aramutse aje wenda bibwira ko urugo rwa Theo rwasenyuka oya icyaha umuntu yahaniwe iyo kigarutse ntujya kukiburana mu rukiko ahubwo cyita insubira cyaha oya kare ibyo ni ibyaha bya mbere si umuntu wajya kundega ko yampaye ituro mbere n'ubundi ituro naremeye ko naririye bamubwira ati n'ubundi yaraririye niba ari ibya kera ahubwo bandegera iby'ubu niba Theo yarabyaye kera yari umupagani ariko ubu Theo mushya ntasambana we rero nawe uzi yuko Theo mushya atagisambana wamusabye rasiyo niba yikeneye cyangwa ukajya umuha amakuru y'umwana utagarutse kumuteza society mama pasiteri nta ayafite uyu mudamu afite agafaranga inde uko ikigaragara cyo nta kibazo cy'amafaranga abanyamafaranga se sibo nyine abanyamafaranga nibo ubundi se umukene arasambana waba uri kurwana n'ikiro cy'ibishyimbo ukarwana n'ikiro cy'ibirayi
waba uri kurwana n'inzu ya 20 bari kugusohora n'imbabura utagira gaze ukajya gusambana hasambana shabari ifiriti n'umuceri banyweye icyayi cy'ikigote ubu umuntu wanyweye icyayi cya mukaru gisa n'umukara ari kwibaza izi saa zigeze atarashyiraho imbabura avuga ati Mana wandemeye 2 nkagaragura imbwija ubwo yajya gusambana hasambana abantu bariye shabanyoye byihorera inzara nayo ni ubusambanyi butoroye nayo ukayira gusambanya none waba uri kugaragurwa n'inzara ukajya kwigaragura mu busambanyi nagiye mu byihorera rwose abo bakire nibo basambana baratega indege bakajya mu mahanga bishyura ibyumba ahantu abantu batamenya nibo basambana usa umuntu w'umukene uri kurwana n'inka ye cyangwa ingurube yiwe arajya gusambana biragoye ese yongo muri the vibe buri masaha yabona umwanya wo kujya muri ibyo nta n'umugore wanyemera ubuse yanyemera nawe yaba yatagira ubwenge ubwo yanyemera gute ntabwo se kuvuga ngo ntiyakwemera uzi yagendera kuki ngo mumarire ikiza tangane vibe icyo ntamariye mama w'abana nzajya kukimarira we si ikibazo cyabyihorera cyane ikibazo ibintu biba byararangiye hari ibintu tutagitekereza imikino y'abahazi hari imikino tutagikina hari amasiporo tutagikora kubera za rubaga impande ntabwo tugitera kufura byararangiye amavi yaragagaye ntabwo tukidunda umutwe wapi byararangiye hari ibintu bijegeramo ubwo sura kumbwira ibintu nk'ibyo by'ibiki wifitiye ibibazo by'amashuri umuntu ari gutekereza uburyo abana biga za kaminuza umuntu ari gutekereza uburyo abana bajya hariya hakurya iyo za Burayi umuntu ari gutekereza uburyo abana bazana lisase na dogitora umuntu ari gutekereza uburyo yashaka ibiraro by'ihene hariya hirya n'iby'ingurube n'ifamu y'inka umuntu azajya ajya kureba n'akabanda avuga ati dore musengo ati cyamura musengo nabihogo urajya gutekereza abagore yoke dutaye yongereka ngushimire niba hari umugore uzankiza kuko twasambanye azatwara amafaranga ye niba hari umugore uzanyubakira urusengero kugira ngo anyigarurire umva nzaguma nsengere kuri the vibe sibyo rata ibyo bintu abantu bubaka nibiki hari urwego hari bihu umuntu ageramo ugasigara wumva uzi imyaka ngezemo ubu uzi ko naraye ntacye mbyutsa abana nijoro ndyamye mbyutsa abana ndumva nkumbuye abana banjye ejo sinabarebye n'ejo byutsa abana mbasuhuza uzi uburyo naramutse mu gitondo nteruye abana nari nteruye umukobwa wanjye w'imyaka 12 andyamyeho na kabucura k'itandatu kandyamye cya gihungu cyanjye nacyo cyicaye ku maguru ndi kubabwira ngo muri abana beza uya Sandara we na wundi Keisha ntabwo bakwemera ko mbaterura barakuze wumve bahita biruka wumvise banumva nabaterura nkabashyira ku mugongo nti muri abana banjye ubwo se niba abana mbahakeya gutyo ubwo madamu biba bimeze gute biba ari ibicika byabara televiziyo muri shambure hacu wambaye mwana uriya miniya ngeze ku rwego wumvise ngeze ku rwego nisasira uburiri ngeze ku rwego wumvise ibintu byose nshobora kuyimukorera kugira ngo atavunika mubwira ntihumura mama w'abana banjye humura ikibazo nakubwiye iby'imyenda ntabwo nambaye ubusa narashwaye mburaho ndi giti umugore ntabwo ari umuntu bakubita ibirenge hasi ngo yiruka umugore ntabwo ari cishwaha umugore ntabwo ari ceceka uwanjye namubwira ngo ceceke yahita avuga cyane ariko uramutinya ntabwo mutinya ahubwo turubahana nta wundi wanshobora kwizimana numvise umuntu yongo ati oya none se umugore baramubwira ngo ceceka niba umugore bakubwira ngo cishwaha leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yaguhaye uburenganzira niba uri umugore bagutera umugeri nta mugore ugiterwa umugeri nta mugore bakibwira ngo cishwa nta mugore bakifunga umunwa nta mugore bakigurisha ibyiwe batakoze inama Yose biracyabo mu ugiye kubona ukabona Bibiana ari kuri cano ari kuvuga ati wenda hari umusore wamemukiye kera muri kumwe wabifata gute turi kumwe yagiye kubivuga nahamagara se na nyina barara banshubije inkwano zanjye bansubiza inkwano zanjye
ubwo yacahe ubwo yacahe ahuriye yaciye reka sha iyo umugabo yasaze umugore aritonda ubu nakwirirwa muri social media mvuga n'umugore wanjye akirirwa avuga urwo rugo rwazabaho cyaba bigoye ibyo nibyo umuntu agomba kubaka ibi bintu rero umugore aza nayimvuze ngo hari abagore bifatiye abagabo kuko umugore azaga bagogeye narasambana Dubayi ko najyaga mu Bushinwa ko najyaga ari umugore w'umugabo kandi abana n'umugabo ubana n'umugabo umugore ari kuvuga ko ibyo bintu ari kuvuga ntabwo bikubahisha nk'umugabo mufunga umuntu uti ndakwiyamye niba ari nabyo bibagaburira Imana iza n'izindi nzira zo kurya wagira umukobwa yirirwa muri social media ngo genda ari indaya nakuyemo inda 7 ibaza ufite umukobwa akagera kubago nakuyemo inda 7 nari indaya nararaga mbyina nasambanaga kumanywa nijoro Jioni narewe ibyo bintu kwivuga uri umukobwa ubwo se umusore wakwiteza ninde uzi ko hari ibintu abagore basajya bavuga abana babo babura abagabo cyangwa abagabo babivuga abana babo babura abagabo imico yacu y'abanyarwanda umuntu akurebera mucyo yabonye muri so cyangwa nyoko ibi mujye mubimenya umuntu akurebera mucyo yabonye muri so cyangwa nyoko kuko imigani yacu bavuga umwana wa Samusura avuka niki oya ahora beshi none se kugira umunwa abana be bagira umunwa inde wowe njewe ngira umunwa wo gukora akazi abana banjye nabo ntari baza bagafata vabo bagakora amafaranga cyo mbabwira ngo nkoresha umunwa nkoresha imbaraga kugira ngo natake ariko imbaraga zanjye ntabwo naza kuvuga iby'umugore kuri bwigere wumva mvuga se oya kuba watangira rwo ushima ibyiza wigeze wumva mvuga kandi nataka ibintu mvuge oya ntago bikwiye jewe naguye mu cyaha nkasambana ntabwo naza kwivuga muri social media wamenya aho wihanira none se komba nari mu rugo n'ubwo nitangazo se ukabigumana n'umufasha wawe none kamubwire mba ibyirato ikamba nijwe watsinze ntabwo ari ijwe watsinzwe cyane ikamba nijwe umutsinzi ntabwo ari ijwe watsinzwe kuza rero ubonera abagore bicara ngo je nari indaya ngo narasambanaga ngo abagabo 7 nibampazaga ngo haleluya mena abagabo 7 nibaguhazaga haleluya mena ibyo se kuba bataraguhazaga ubizanye gute reka nkubwire tuvuga urupfu rwa Yesu tuvuga umuzuka we tuvuga iby'Imana yadukoreye ariko tugire n'ubwenge ko rero bango nubura ubwenge nzakureka hari ibintu abantu bavuga rero bakumva ko bari kubaka bakumva ko bahatwitse twarabibonye abantu nta muhungu uzufunze imageragere waje agatwika muri social media ngo yamenye amaraso ngo yanyweye amaraso burase ko kuwamubaza amaraso yarayanyweye uzi ko Satana gufunga kanakubwira ati niwemere usaba imbabazi wakoze n'icyaha ni ikibazo ubujajwa bubi jeyo mbonye umugore ubujajwa ni nk'aba bagore b'injajwa cyangwa abakobwa bari gukora ama video ukabona koza ama video yambaye ubusa n'ikariso cyangwa ari ameze nk'ihene iri kurira indi kona bari gukora ama video ameze nk'ihene ziri kurira izindi bambaye ubusa tsiriririri ngo batwitse mutwika kwande mwasebye ikariso yonyine watwitse cyangwa uri kwigira nk'isekurume y'ihene izaguma kuri social media abukwe bawe n'abusukuru bazayireba bizahura hiteka niyo wagenda byo bizabiri ubu turi kugorora ibyo twavuze n'ibyo twakoze n'ibyo twagize ubizi vabu uri kuzihindura ntabwo uzongera gukora wambaye ingofero oya ingofero abana bo bagomba kuza bati papa yari umusitari papa yari umusitari yari umuntu uzwi inyenyeri yari yaratse ibyo ntacyo bitwaye ariko ibindi by'ubujajwa ngo ngende mvuga ubujajwa bw'ikize umugore w'umugabo iyo wabaye umugore w'umugabo uwo wabaye ikamba ry'umugabo iryo kamba rero ntugomba kugenda ruve ngo hari abandi mwasangiye ikamba yego nabandi basangiye ikamba kandi Imana yaguhaye umugabo uba wabaye isugi wabaye vierge imbere y'umugabo wawe ibyahirya rero yabagusugiye nibyo wakoze nyuma mwibanga bifunge ubwira umugabo uti sheri shushu switi humura nta wundi ibyakera ubyibagire nta mugore ugarura ibyakera by'uburyo yasambanye n'uburyo yabayemo ngo abizane muri social media ababikora n'ababicuruza n'ababikomeje n'abarira muri za social media njya mbibona n'abagira gute bira nukugira ngo batwike kandi Bibiliya iravuga ngo iyo daimoni none se Theo bose birebe yigizakana katabyaranye n'uyu mudamu iyo daimoni avuye mu muntu ngo agasanga hakubuye aragenda akazana indi daimoni uzi daimoni zigaruka hagaruka zimwe warwanaga nazo
aka niba kumve iyo dayimoni avuye mu muntu akagaruka agasanga hakubuye azana dayimoni zimwe zari zarakuvuyemo zigaruka noneho zazanye n'abandi barindwi ni nayo mpamvu utaguma wirata iby'ubusambanyi kuko buri muntu wese abarwana umuntu wese dayimoni zari zaramwaritsemo urinda uva mu mubiri ukirwana nazo iyo wari umusinzi uburwana n'umwuka w'inzoga iyo wari buri muntu abarwana n'umwuka wamuvuyemo ngarukiraga niyumvisha yuko rero niba gutunga kamera uri umugore vuga ko Imana yaguhaye umugabo niko gukomeza ubutumwa ndashima Imana nabaye umupagani ni nakuriya mudamu yakagombye azabihindura azajya bari ko yivugira ndashima Imana nari umupagani ntakijijwe Imana yampaye agakiza yambabara ibyaha byose nakoze ubu ndashima Imana ndi umudamu ufite umugabo n'abana banaba ibya kera byanjye byararangiye no rero gutega indege ugatega Jaguar ukarara muri Trinity nguje kuvuga ngo warasambanye no hiti no hiti no hiti no hiti no hiti none se yongwe ndi umunyamakuru yego nimba ushatse kuma ikiganiro kubera icyo ubona abantu rero bashobora kwibasira nge munyamakuru ngo mwakiriye kandi ndi mu kazi jewe naravuze ngo aba ba YouTube dufite umva hari abageze ku rwego n'ifoto ya nyina n'inkuru za nyina na se bazishyiraho aba YouTube yamwe dufite muri iki gihugu abonye ikiganiro kiri bugire views y'abantu 50 niyo yaba ari saga ya nyina na se muzabona abazashiraho za saga za base na ba nyina umuntu afate nk'induru yabaye hagati ya se na nyina azashyire kuri YouTube nimuzabibona sindaha mu kibuga izi views zizasaza abantu muzabona n'abantu bazaza bacuruza inkuru za base na ba nyina intumbi ya Yesu yaracuruje muzabona rero n'abazarekodinga base na ba nyina baze bacuruze induru ya base na ba nyina muri social media bashaka views mari kurugana niba umuntu akora amakosa ukaba utamugira inama niba umuntu ashobora kwiyanika muri YouTube ukaba utakata agace umuntu yiyanitsemo kuvuga ngo niko nza kubanza niko gacuruza uzabona abantu bazazana zasaga za se na ba nyina akubite ifoto ya se na nyina akubite niye hagati amena amabanga yiwabo mu cyumba rwose ibyo bararamo abicuruze kubera ko views zarabashajije ariko man none se reka umbwire yongwe tugendane yego nje mbona n'impamvu uko mbibona nkanjye yo kugira ngo bibasire Sabin kuko no umunyamakuru kandi uyu mudamu hari ubuhamya runaka yavugaga Imana yamukuye none kubera icyo ubona ama comment menshi bati Sabin kuki wazanye umugore aturongeho garuye abagore none azareka gukora ibiganiro by'abagore kubera ko abantu batabyakira neza kamera aho ngaho icyo jewe nshobora kuvuga ariko Nyabarongo yicuyizani Aniko abantu Nyabarongo ni yicuyizani kuvuga iki banze vuga urumva Sabeje ndamukunda ariko Sabe ndamukunda ariko Sabe nawe urabizi ko ngukunda mazi imisi ariko reka nkubwire buriya rero aho bigeze Sabe ajya ashiriramwe abantu ikira Sabe se baramwibasira ubundi kubera iki nibyo ntari kumva uyu mugore yamwishyuriye icyaza ariko sazaye azaye niba Sabe bamuhaye inkuru nyine iyo kamera y'isimbi iyo bayigutunze ukavuga ntabwo beditinga kuko bacuruza no kubera iki nta muntu uteditinga uzazana ukubita inkuru niba yisohora ujya gushwana ngo nibasibe ibiganiro ntiwabonye ubushize waje agashwana ngo Sabe nasibe ikiganiro yaragisibye se oya kiracyariho yaragisibye kiriho ntiwabonye se cya kindi cyantuza ntavuze izina yigeze agisiba wese ibyo bamuvuze ejo bundi bamubeshyira nyereye yiviriye kwigurira umukati w'abana akanyerera akitura hasi mwarabisibye Sabe mujye munamuvaho wanyurwa bago rero gwinjajwa niba umaze kubyara kabiri menya ko wajegeye ubyaye gatatu menya ko wajegeye ubyaye gatanu menya ko bimeze nk'aba bagore usanga afite abakwe n'abuzukuru yarasaze ngo Imana nimuha umugabo ubwa urasukuma
urasukuma urukonda rwatangiye kugira tuno twaramenetse utu twaramenetse uracyarwana n'abagabo yonge bashi imana kumugisha reka mvuge niba usukuma rwana no kugira ngo ubone abuzukuru rwana no kugira ngo ukorere imana uzarame wirwana no kuvuga ngo abagabo n'abagabo dusoreze kuki wasoje kuvuga dutahe oya Kasaro ndumva navuga nkazageze ejo reka dutahe tuzagaruka twitahire tuzagaruka ejo hano dukeneye mu kibuga ibintu biryoshye bizima umuntu akazana ibintu bizima uzi ko hari ikiganiro ukora nawe ukabona abantu ivugire showbiz ugasanga abantu bagushimye Joseph wavuze ibintu neza hari n'ibyo nkora ati yongwe ati dore uko gikanura ntabwo nzongera gukora ati dore uko ukanura nashyushye neso we nagiye unyagiserera ejo bundi we ntiwanjugunyemo kameramani ejo bundi ntiyanjugunyemo ngo abantu bavuga ngo nk'urumogi uzi ukuntu abantu banutse niko bavuga muri comment ariko njewe nzi kuri oya na comment ntacyo umukozi w'Imana ntaga nk'urumogi twikomereze twitahire mwana wa mama umukozi w'Imana rwose tusoze tubwira ngo abantu nibiyubahe bubaha Imana bubaha abana bubaha ingo zabo bubaha imiryango mu gihugu cyiza kirimo amahoro ndi umunyarwanda naribo nayo bagiye bashyiraho akayo amen